Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze b'ibiganiro dukorera kuri uru rubuga kuri iyi cano bukire nyabwo. Uyu munsi nje nshaka kugira ngo tuvugane ku muntu w'ingenzi duherutse kubura mu minsi yashize. Ni umugabo w'umukozi w'Imana kandi wagiye wanatugira umumaro muri iki kiganiro, kandi wagiye arangwa n'ibikorwa bitandukanye byo gushyigikira abantu no kubasunikira kwiteza imbere no kubaha Imana. Uwo nta wundi rero, niba waragiye ukurikira ibiganiro byo kuri iyi cano, kuri uyu muyoboro w'ubukire nyabwo TV, ni Prof Thomas R Kigabo. Niwe tugira ngo tugarukeho gakeya ku buzima bwamuranze kuko aherutse kutuvamo, hanyuma namwe inshuti bakunze b'iki kiganiro twumve icyo dushobora kumwigiraho. Prof Thomas R Kigabo yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 mu 1963, avukira mu gihugu cya Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi ku gasozi ahitwa ku Kabara. Yashakanye muri 1986 na madamu we Diane Nyirantore, ndetse banabyarana abana batanu barimo abahungu 4 n'umukobwa umwe. Amashuri yize arimo primaire yigiye aho ngaho ku ivuko Kabara, ndetse na secondaire ya math physique yigiye muri Congo hagati y'75 kugeza 81. 82 yakomeje muri kaminuza yakomeje kaminuza muri ESP Kisangani, naho yigayo math physique, aho byari mu cyiciro cya mbere. Aza gukomereza muri ESP Bukavu, aho yarangije lisansi mu mibare mathematique. Nyuma yaho yaje gukora degree y'icyiciro cya gatatu, cyangwa se iyo bita masters. Nabwo yayize mu byo bita mathematique appliquée cyangwa applied mathematics muri Université Nationale ya Benin mu gihugu cya Benin. 2001 kugeza 2005 akora impamyabushobozi y'ikirenga doctora muri Université ya Lyon ya kabiri mu Bufaransa. Yari umugabo w'umuhanga kandi w'umukozi w'Imana, ngira ngo abenshi mu bakunzi b'ibi biganiro mwagiye mumubona. Yari umuntu w'umuvugabutumwa, wavugaga ubutumwa aho ari hose, haba ku rusengero ndetse n'abari bamuzi bamwegereye. Ku kazi yakoraga yakoze imirimo itandukanye, ariko ashoje urugendo rwe rw'aha ku isi ari muri banki nkuru y'igihugu, aho yari afite umwanya wa chief economist cyangwa executive director wa ibyo n'ibindi byiyongera kuri kuba chief economist. Yari na executive director wa monetary policy na research muri BNR, nyine muri banki nkuru y'igihugu. Yakoze imirimo myinshi ntago wayirondora mu gihe cyo kumuherekeza, abantu babigarutseho, ariko bimwe mu bizwi cyane nuko yari chief negotiator uhagarariye u Rwanda muri Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane mu bintu bijyanye na monetary union cyangwa guhuza ku ifaranga. Yayoboye kaminuza yigenga ya Kigali URK, yanayikozemo mu zindi nshingano. Yayoboye inama z'ubutegetsi z'ibigo bitandukanye tutarondora ahangaha. Yanditse ibitabo ndetse n'inyandiko z'abahanga nyinshi zitandukanye zagiye zisohoka mu journals akomeye ku isi. Yigishije amashuri yisumbuye mu majyepfo y'u Rwanda, Huye, i Bururi mu Burundi, ndetse no ku ivuko mu gihugu cya Congo. Yari umuhanga utanga ibiganiro mu nama mpuzamahanga hirya no hino ku isi. Yakoze amakonsultance menshi, ariko cyane cyane yiganjemo kugira inama za banki nkuru z'ibihugu bitandukanye hirya no hino muri Afurika no hirya y'umugabane wa Afurika. Yari umukozi w'Imana ukunda umurimo w'ivugabutumwa, ndetse agafasha n'abantu cyane. Mu buhamya bwagiye butangwa mu gihe cyo kumuherekeza, umufasha we yagarutseho uburyo yari umuntu
ufasha abantu, yari umuntu ushimira buri muntu wese ku kintu akoze, akavuga ati ahantu hose twaturaga yahitaga yihutira kumenya aho urusengero ruri no kuvugana nabo no kubafasha umurimo w'Imana. Yagarutseho uburyo yafashije imfubyi n'abapfakazi benshi kubera umutima yagiraga, ndetse umufasha agahamya ko yari umukristo uhereye mu rugo. Ubwo nibwo buhamya twifuriza buri muntu wese ukurikira ibi biganiro. Abantu batandukanye bagiye batanga ubuhamya, barimo abana be, barimo abavandimwe, barimo inshuti, barimo abo bakoranye, barimo abavandimwe, ni benshi. Ikindi cyababaje mu kumuherekeza nuko mu gihe cyo kumushyingura umuvandimwe wari utuye muri Australia nawe yahise yitaba Imana. Ashobora kuba byagizwemo uruhare n'inkuru y'incamugongo yumvise nyine yo kubura kwa mukuru we, cyane ko nawe ngo yari arwaye corona, bigahita byiyagarava akava mu mubiri. Muri iki gihe turimo natwe tuserebura ubuzima bwiza yabayeho n'umumaro yabashije kugira n'umugisha yabereye abantu batandukanye, uhereye ku bo twumvise mu muryango, abo bagiye bakorana, abo twabanye mu murimo w'Imana, no muri ibi biganiro bishishikariza abantu, bitera abantu umwete wo gukora no kwiteza imbere banakiranuka. Mu buhamya bwatanze harimo n'ubw'ababaye abayobozi muri banki nkuru y'igihugu, harimo nka Vice Governor Dr Monique Nsazabaganwa wavuze ibintu bitandukanye bagiye bakorana, akamuvuga ibigwi, ariko akanavuga ati biragaragara ko abantu bose twari tuzi Kigabo igice. Wari umuzi mu kazi yari amuzi igice, wari umuzi mu ivugabutumwa yari amuzi igice, wari umuzi mu rugo gusa yari amuzi igice, kubera ko yari umuntu wagutse, yari umuntu mugari nk'uko abantu bagiye babigarukaho. Umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'igihugu John Rwangombwa nawe muri video yatangaje ko Profesa Kigabo yari umuntu w'umumaro cyane. Igihugu kibuze umuntu w'umumaro, umuntu wubatse ishami ry'ubukungu muri BNR, umuntu wasunikaga intumbero banki nkuru y'igihugu ifite yo guhinduka banki yo ku rwego rw'isi. Yari umuntu wahoraga bisunika kandi ubisize bigeze ahantu hafatika, ndetse avuga ko n'ibijyanye na politiki y'ifaranga muri banki nkuru y'igihugu yabyubatse akaba bisize ahantu ku rwego rushimishije. Yagarutse avuga ko yari umuntu uzamura abandi, ndetse agaharanira ko BNR igira abakozi b'abahanga. Abakozi benshi bakoranye na Profesa Kigabo nabo yayoboye, haba muri BNR n'ahandi hose, bagarutse ko yari umubyeyi utareba ku kazi gusa twabayoboye, uretse ko nabo nako yabashishikarizaga kukanoza, ahubwo ko yarengaga naho ngaho akanabagira inama z'ubuzima bwabo, ndetse akanasunikira gukora ibizabateza imbere. Abo yagiye asunikira kwiga bumvaga barabiretse, abo yagiye afasha gushaka buruse zo gukomeza kwiga, abo yagiye agenda abigisha ibibateza imbere. Yari umuntu rero usize amateka meza, ni umuntu natwe twishimiye batwara abandi. Ku bagiye bakurikira ibiganiro, kuri mwebwe mwagiye mukurikira ibiganiro bica kuri icano ku itariki ya 3 z'ukwa 7/2019 nibwo twakoranye ikiganiro garuka ku ndangagaciro zikwiye kuranga abakristo mu kwiteza imbere. Ndashaka kugaruka ku bintu bikeya, ariko hano munsi y'iki kiganiro turabashyiraho link ibereka icyo kiganiro cy'ubushize kugira ngo namwe mubashe kugikurikira. Ni ikiganiro kirimo impanuro nziza, ni ikiganiro kirimo impanuro zagufasha muri urugendo rwo kwiteza imbere, ariko ukiteza imbere unubaha Imana. Zimwe mu ndangagaciro yagarutseho ni ugukora no gukorana n'abandi. Avuga ati ntabwo watekereza kwiteza imbere ukora wenyine. Iki nanone yavuzeho nuko tugomba gukora ibyo dukora byose tukabikorera mu mucyo, tukabikorana kubaha Imana, ntidukorere ijisho.
tukabikora atari kugira ngo tugwize twirundaho ibintu, ahubwo avuga ati ni ukubikora hanyuma mu byo ubonye mu byo Imana iguhaye ukagira ubuntu ukanatanga kugira ngo ugire nawe abandi uhesha umugisha. Yatubwiye ibintu bitandukanye, avuga ko Yesu yavuze ko bigoye ko umutunzi yajya mu ijuru nk'uko byanditse nyine muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana, ariko abisobanura neza avuga ati Yesu yavuze ngo biragoye, ariko ntabwo yavuze ko bidashoboka. Mu yandi magambo birashoboka rwose ko umutunzi yajya mu ijuru nubwo bigoye nyine, ariko hariho abazabishobora. Ibigoye ntabwo biba bivuze ko bidashoboka. Yibukije abantu ko Bibiliya ivuga ko udakora akwiye no kureka kurya, udakora akwiye no kutarya. Mu yandi magambo yadekurajaga ikijyanye n'ubunebwe no kwirebaho no gushaka kumva umuntu yarya gusa ariko adakora. Ahagana ku musozo w'ikiganiro yagarutse ku mahirwe dufite nk'abizera Imana, avuga ati amahirwe turusha abandi ni uko Imana iduhozaho amaso. Mu yandi magambo niyo duhuye n'ikibazo dushakira igisubizo kuri ya Mana, kandi Imana iyo uyishakiyeho igisubizo irakiguha aho kugishakira mu manyanga. Hari abahura n'ibibazo bagatekereza ko nibariganya, nibanyereza, nibirwanaho nk'uko bajya babivuga aribwo bazabona igisubizo, ariko uwizera Imana ntabwo ari aho ngaho ashakira. Yasoje ikiganiro twakoranye ubushize avuga ko kwanga gukora ukajya gusenga kugira ngo ubone iby'isi, wanze gukora kugira ngo ubone bya by'isi ukajya gusenga kugira ngo ubone iby'isi, avuga ati ibyo bintu ni ukutaba siriyasi. Ni impanuro zikomeye numva nawe mukunzi w'iki kiganiro, mukunzi w'ibiganiro bitandukanye tunyuze aha ngaha ukwiye gufata. N'incamake navugaga tugira ngo dukomeze natwe twifatanye n'abandi kwihanganisha umuryango bwite we, umufasha n'abana basigaye, abavandimwe basigaye, umuryango mugari we, twihanganisha abakozi bakoranaga nawe direkite, twihanganisha igihugu muri rusange n'itorero muri rusange kubw'uyu muntu w'ingenzi Imana yadutije mu gihe kigufiya, kuko kuva muri 1963 ubwo yavukaga kugeza uyu mwaka wa 2021 ubwo avuye mu mubiri mu ntangiriro zawo, ni igihe kigufiya. Igihugu cyari kikimukeneye, ariko Imana buriya yari ibonye ko asoje umugambi we, asoje inshingano yari afite hano ku isi. Naruhukire mu mahoro, namwe abasigaye mwihangane. Murakoze cyane.